umugore ntapfa gusenya aba yabuze uko agira. Ibyo abagore bihanganira abahuriye n'iby'abagabo. Irindi. Urakoze cyane mushumba, ndakumvise neza. Ubwo kuko uteruye intero nyir'urugo yateye n'uburindi niyo abasigaye bikiriza. Urakoze cyane kuba utangije aho ngaho kubw'umuryango, kandi turi hano kubw'ibyiza by'umuryango, kugira ngo ubeho neza, usenge, usenyere hamwe, usenyere umugozi umwe, ibintu bigende neza. Yego mushumba, rero uyu munsi nari mfite ikibazo gikomeye. Ubwo turavuga ku bintu byerekeranye imbaraga z'umwijima, amarozi hagati mu bashakanye. Njya nkunda kumva ikintu bita inziratsi, indarasi, gutyo no gutyo, gukomeza ngo isombe y'igicucu, ngo bugari baraje runaka, simbizi. Ariko ibintu byose nshaka reka guseka, nshaka kubaza, inziratsi ni abagore bazitanga, abagabo barazitanga, bazizibaho, ababikora bungukira he, kubera iki? Urakoze. Mbere na mbere, wemera ko Bibiliya ivuga umurozi? Umurozi sindi bukugore ko amasaha yatugenda. Yego, ijye kuva 2024 ngo baravuga ngo umurozikazi ntazabeho, ntimuzarekabeho. Imana bivuze umurozikazi n'umurozi ntuzarekabaho. Yego. Nuko Imana arazi ko bahari. Kuva 18 umurongo w'10 haravuga ngo muri mwe ntihazabone kucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi. Iyo ni iki? Ni Bibiliya. Ninjye mbivuze. Yoyo. Wajya muri Nehemiya gatuka ntakavuga ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe, akagurisha imiryango uburozi bwe. Uranyumva neza? Havuze umupfumu, havuze n'umushitsikazi. Tondense. Si ijambo ry'Imana? Kandi ngushimye kuri topic nkunda. Abarewe ibice 20:7. Yego. Haravuga ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu. Yego. Cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, bicishwa amabuye, urubanza rw'amaraso yabo niwe ruzahama. Ko sabise yabwiraga. Yego. Umvise iki? Umushitsi ubwo no umugabo, cyangwa umushitsikazi no umugore, n'umupfumu w'umugabo cyangwa umupfumukazi w'umugore ntibakabure kwicwa, bicishwa amabuye. Kandi amabuye ibuye ryanzwe n'abubatsi ni Kristo. Urubanza rw'amaraso yabo ruzabajyeho. Izina rya Yesu ndagutegetse, sohoka. Ntibigombere ibiganza byanjye, hagombere ijambo ry'Imana. Ebana, umudayimoni yarasohotse, umugore avuza induru, nawe urabyumva nyine byakurikiyeho. Ariko abandi bari batinye iki? Kumwegera. Ntabwo atari gusundi ati nageze hano. Urahafata ute? Kandi muri abagabo mukora icyaha. Urumva umutego yaraguteze? Dayimoni n'abandi bari babitinye. Ndamubwira nti dayimoni ntigiye ntago shinzwe gukoraho cyanjye no gutegeka. Kandi ndagutegeka mu izina rya Yesu, ntago ari iryanjye, Yesu wabamwe. Kureka ndasoneye mugore ahantu yari gize nyine hose nyine ahuzuza rwose gahunda zose. Urumva kubera iki? Abantu barakuzinga nturongorwe bashingira ku mwenda wa mbere wagiye mu mihango. Abantu bamanika abandi hejuru y'ibiti ntuzigere ushaka. Umugabo bakamujunjamika ntamenye aho ibitekerezo by'isambi kazamushiraho. Umugore bakamujunjika bakamuharika ntasobanukirwe. Umuhungu bakamugira ikigoryi ntamenye icyerekezo yari arimo. Bagatwara inyenyeri bakayiha abana babo. Amahirwe yawe yose akajya iwabo ugasigara uri aho ngaho. Igihugu cyane cy'uburyo ubona usino umuntu ni mubiki. Hakaba n'abandi babikorera bakanabahisha.
bagasaba ko bahinduka abafite ubumuga budasobanutse, uwo mwana ntajya abonwa akarindwa kubera ko baramucishirije kugira bikore. Bamenye ko mu isi y'umwijima Satani afite imbaraga. Impamvu turinzwe nuko twubaha Imana kandi Imana ituzi. Ariko natwe babidukorera. Ese ari gihe badatega baratega. Tuzaba ariko tuzace mu kirere se turabiri bato. Bibiliya ikweretse ko hariho abashitsi n'abashitsikazi, abarozi n'abarozikazi, ikweretse abapfumu n'abapfumu, ikwereka n'abaterekera n'abajya gushika abantu bakabazana. Niba bashika uwapfuye akaza umuzima byabananira, njyo kaza nyine nk'agahene bagiye kubaga ko kagenda karisha kikinagura katazi ko umushyo hirya hariyo hari. So ibi bintu bigusaba ko uba maso ku kiganiro twaganiriye ejo. Narakubwiye ngo niba umubiri wawe wumva udatekanye kubera umuntu muhuye, irinde kuruta kubitekereza. Yego. Cya kabiri, abantu bihenda ko abinjira mu rusengero bose ari intungane. Oya, burya urusengero ni nk'ivuriro. Hazamo abahita bavurwa bagataha, hari abaza bakamara igihe barwariyemo, hari n'abagwamo akajya muri moruge akaza yigenza akazataha atazi uko atashye. Rero mu rusengero ntabwo bose ari abakristo nk'uko ubyibwira, nta nubwo bose bakijwe nk'uko ubyibwira, harimo n'intumwa za Satani. Be careful, bamaso, senga, rwana. Ibaza impamvu bye bitagenda, ibaza impamvu ushakisha bikanga. Nk'abana b'Imana bagiye gushengerera na Satani ajya araza. Nehemiya yavuze uriya murozi waga mu rusengero ngo yari umudamu mu rusengero kandi umuhanuzi w'ibinyoma. Nuvuga ngo buri gihe abashitsi n'abashitsikazi, niba bashika uwapfuye akazamuka, umuzima bizabatwara umwanya ungana iki kandi bafite imbuto bagukuyeho ijwi, bagukuyeho ishusho, bagukuyeho imvugo, banagukuyeho n'igitabo. Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira umenye ko ubumwe bw'Abera si idini, si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka, ugasenya ibicaniro bishya, ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo mwanira bawe, mwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima, bakorere, baraga ibyiza bazakira, kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, amenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Ikaze nanone ni kumwe bw'Abera Ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Ikaze mu kiganiro cy'umugoroba cyitwa mwanira bawe cyangwa se Build an Everlasting Legacy. Imana ibahe umugisha cyane mwebwe mwese mudukunda ndetse mukunda kureba ibiganiro byacu, abakora comment, ababisangiza abandi, abaduha inama n'inyunganizi zadufasha kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza. Turabashimiye kandi turabakunda. Amazina yanjye nitwa Jerry, ndacyari kumwe n'umushumba. Mushumba, wiriwe neza nanone? Ukuri niriwe neza, urabona nameze neza? Ndabona ameze neza, wambaye neza. Ubwiza bw'Imana burakayangana kuri wowe. Abantu bakomeze bansiga amavuta n'ubundi bambe hafi banyegere, kandi Imana ibahe umugisha. Abantu baba bari kuvuga ngo akira indabyo zawe, ariko muzazimpe nziza. Indabyo ni bouquet de frères. Ni 20,000 cyangwa 15,000. Bajya bazikoherereza. Nagira ngo hano n'urwa senkane. Biterwa. Ngiye mvuze se ko mvuze. Ariko nyamara abantu bazi ubwenge. Yego. Wonyira comment nziza. Yego. Cyane. Mvuze cya kiganiro yihuse kujya gusaba umudamu imbabazi.
nuko yisuzumye asanga erega bagabo twoye kwihagararaho. Mvuze ngo iki harya? twe kwihagarara Bagabo twoye kwihagararaho. aho bipfiriye naho Gupfa mu ngo, gupfa kw'ingo zacu nitwe tubifitemo uruhare, kuko ni natwe twatangije umushinga wo kubana n'abo bantu. Sibo batubanje, nitwe twababanje. so kwihagararaho birabujijwe. Duce bugufi duhindukire, usaba imbabazi aho wakosheje. twaye kwigira abere kandi tutarabere. Ni ukuri umugore ajya guta urugo bigeze ku rwego rwa nyuma. Yego. None yagize ibyo bagashaka umugabo wemerwa n'abantu. Wemerwa n'abantu gute? Hari umugabo wemerwa n'abantu hanze, ugaragara neza hanze, bamuziho ko ari ariko mu rugo hari handa. Ati umugore iyo atuntuye, ijambo gutunturuza icyo ari cyo ni ukubabara ukagira intuntu bikakureba. Gutuntura ukajya uvuga uti ndasaze noneho burundu. Icyo bita gutuntura mu Kirundi ni ukuvuga ngo ni igihe agahinda kagufashe, kagufashe rwose bikakurenga. nicyo nabwiraga abagabo bene data, ni ukuri inshuti zanjye bagabo, mureke nitwe twateye intambwe ya mbere yo kubaza abashiki bacu niba bemera kuzabana natwe, barabitwemerera. Twirinde gutera intambwe ya kabiri yo kuvuga ngo dutandukane. Yego. Sigasira ijambo rya mbere mwavuganye. Niba ko kakunaniye nta cyizo muziho na kimwe. Nabwiraga birirwa bambwira ngo akira indabyo zawe bajye bazikwihera, urumva? Ariko kumvuze urakumvise. Nakumvise cyane. Ntabwo gasubiremo. Navuze ngo bagabo bene data be kwihagarara. Nanjye nagiyemo. Twoye kwihagarara. Yego. Gusenyuka kw'ingo zacu tubifitemo uruhare hejuru ya 95%. Twibuke ko ariko twateye intambwe ya mbere dusaba abashiki bacu kubana nabo. None twongere dutere intambwe ya kabiri yo kubasaba divorce. Umugore ntapfa gusenya, aba yabuze uko agira. Ibyo abagore bihanganira abahure n'iby'abagabo. Irinde. Urakoze cyane mushumba, ndakumvise neza. Ubwo kuko uteruye intero nyir'urugo ateye n'uburindi niyo abasigaye bikiriza. Urakoze cyane kuba utangije aho ngaho kubw'umuryango, kandi turi hano kubw'ibyiza by'umuryango, kugira ngo ubeho neza, usenge, usenyere hamwe, usenyere umugozi umwe, ibintu bigende neza. Yego mushumba, rero uyu munsi nari mfite ikibazo gikomeye. Ubwo turavuga ku bintu byerekeranye imbaraga z'umwijima, amarozi hagati mu bashakanye. Njya nkunda kumva ikintu bita inziratsi, indarasi, gutyo no gutyo gukomeza, ngo isombe y'igicucu, ngo ubugari baraje runaka, simbizi. Ariko ibintu byose nshaka sirawereka guseka, nshaka kubaza, inziratsi ni abagore bazitanga, abagabo barazitanga, bazizibaho, ababikora bungukira he, kubera iki? Urakoze. Mbere na mbere, wemera ko Bibiliya ivuga umurozi? Umurozi? Sindi bukugore ko amasaha yatugenda. Yego, igimba vuga. Kuva 2014 ngo baravuga ngo umurozikazi ntazabeho, ntimuzarekabeho. Imana bivuze umurozikazi n'umurozi ntuzarekabaho. Yego. Nuko Imana arazi ko bahari. Kuva 18 umurongo w'icumi haravuga ngo muri mwe ntihazabone kucisha umuhungu we cyangwa umukobwa we mu muriro, cyangwa ukora iby'ubupfumu, cyangwa uragurisha ibicu, cyangwa umupfumu, cyangwa umurozi. Iyo ni iki? Bibiliya. Ninjye mbivuze. Wajya muri Nehemiya agatuka ntakavuga ngo ibyo byose byatewe n'ubusambanyi bukabije bwa maraya wakundwaga, umurozikazi
w'umuhanga ugura amoko ubusambanyi bwe akagurisha imiryango uburozi bwe. Hanyumva neza, havuze umupfumu, havuze n'umushitsikazi. Tondense si ijambo ry'Imana. Kandi ngushimye kuri topic nkunda. Abarewe ibice 27. Yego. Haravuga ngo umushitsi cyangwa umushitsikazi n'umupfumu. Yego. Cyangwa umupfumukazi ntibakabure kwicwa, bicishwa amabuye, urubanza rw'amaraso yabo niwe ruzahama. Ko sabise yabwiraga. Yego. Umvise iki? Umushitsi ubwo no umugabo cyangwa umushitsikazi no umugore, n'umupfumu w'umugabo cyangwa umupfumukazi w'umugore ntibakabure kwicwa, bicishwa amabuye. Kandi amabuye ibuye ryanzwe nabo batsi ni Kristo. Urubanza rw'amaraso yabo ruzabajyeho. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 28. Yego. Haravuze ngo Samweli ahera akabwira abagaragu bati nimunshakira umushitsikazi njye kumushikisha. Abagaragu be baramubusubiza bati hari umushitsikazi uri Mwandora. Urumva neza? Kandi kuzanire neza. Nuko Sawuli ariyoberanya yambara indi myambaro ajyana n'abagabo babiri bajya kuri uwo mushitsikazi ninjoro, maze Sawuli aramubaza ati ndakwinginze shikishiriza umwuka uguhanzeho unzurire uwo nkubwira. Uwo mugore aramusubiza ati mbese ntuzi icyo Sawuli yakoze? Kandi ubwo niwe yabwiraga ko yariyoberanije. Ko yarimbuye abahanzweho n'imyuka mibi n'abashitsi akabaca mu gihugu. Niho gitumye untego umutego ubugingo bwanjye, umutego kugira ngo unyicishe. Sawuli aramurahira ati Uwiteka, nkurahiye Uwiteka uhoraho, icyo cyo ntuzagihanirwa. Uwo mugore aramubaza ati nkuzurire nde? Nawe ati nzurira Samweli. Uwo mugore abonye Sawuli aterwa hejuru n'ijwi rirenga, abaza Sawuli ati umbeshye iki kandi ari wowe Sawuli? Umwami aramusubiza ati humura, mbwira icyo ubonye. Umugore ati mbonye Imana izamuka iva ikuzimu. Imana? Sawuli aramubaza ati arasati? Nawe ati ni umusaza uzamutse kandi yiteye igishura. Sawuli amenya ko ari Samweli, arunama yubika amaso hasi. Urahanyumva neza ko yagiye gushika? Akamuzwa aba bantu barahari. Utabyemera afite ikibazo gikomeye. Ezekiyeli Yesaya 5:7 nimwigire hano mwabahungu b'umugore w'umushitsikazi mwe n'urubyaro rw'umusambanyikazi. Urumva ko abashitsi, abarozi n'abatanga inzaratsi Bibiliya yagiye bavuga ko bariho. Urimo urankurikira? Ndagukurikiye. Ndagukurikiye. Ndagira ngo abantu babyumve. Ijambo guterekera na Bibiliya rivuga, kandi guterekera kwari uguha abadayimoni ibintu bagize bate bariyeho. Ibyaterekereshejwe. Nukuvuga ngo ariko ubwo bwenge ntibuzwi n'abantu bose, kuko bamwe mu bwo bamenye gukorera ibigirwamana barya inyama zabiterekereshejwe, bakiyumvamo ko ari Imana nyamara zaterekereshejwe, nuko ibyo bigatuma imitima yabo idakomeye yononekara.
inyama zagize gute zaterekereshejwe zateze b'abadayimoni. ubushize baratubwiye ngo ntitugapfe kurya inyama aho tubona nta n'impamvu. hari naho nzi bavuga amazina bakagira, kuko umuntu nakubona wowe ujijutse wicaye urira mu ngoro y'ikigirwamana, mbese ibyo ntibizatera umutima we udakomeye guhangayika kurya ibyaterekeshejwe ibigirwamana? Efeso. Kuko ibi mubizi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira n'umuntu wese usenga ibigirwamana. Ni amagambo twajyamo menshi tukavuga ku bijyanye n'ibigirwamana. Muvandimwe, nshuti yanjye, yego, nagira ngo nkumvishe ko inzaratsi zibaho, icyo nashakaga. Mbere na mbere nagira ngo nkumvishe icyo Bibiliya ivuga n'ikisobanura nuko uwo muntu tuganiriye we abyumva. Wambaza ngo mbese inzaratsi ziriho? babita karya ukumve, kanywa ukumve, indaramabuno we wabitinye, byose wagiye biti, isombe, igicucu, biki byose. Ibi bintu ntabwo hano bitango bamuhaye junjama niyo yasombe y'igicucu. Inzaratsi zirahari cyangwa se cishwa. Ibintu bikorwa bite bano bapfumu kugira ngo ubyumve? Niba umushitsikazi Mana nyagasani yaragiye agashika umukiranutsi w'Imana bikemera, noneho wapfuye atubashye Imana bizamera bite? ati ca hano baragukurura ifoto bakayitera icyuma ugapfa. Erega isi y'umwijima iri nk'ibintu byinshi cyane. Rero si gitangaza ko umurozi ko umugore bamuroga, si gitangaza ngo bamuha inzaratsi. Yego, umugabo ati genda shaka ujunjamisha no mugore. N'abagabo bose barajunjamisha. Bose ntibaraguza. Ahuguza umugabo wagiye mu mihango yo kuraguza. Mwami Yesu. Ugasanga arimo arisiga udufu hano avuga utugamba gute, ariko biriya bintu birakora. Bikora ryari? Niyo bigufiteho link, iyo bigufiteho impamvu yo kukwegera, ububasha bwo kukwegera. Yego, njyewe ushobora kuba intamika kuko Yesu avuze ngo ntiyo mwamwikiraniza abatwara, ariko bajunjamisha neza umugabo ku rwego bamubwira ngo cishwa akahaca se cyane rwose. Ariko umugore akajya mu kabari agafata icupa, umugabo ari mu gikoni atetse. Icyo kiroroshye kugutwara ubwonko, ntiwitekerereze ukabura icyerekezo. Kandi warangiza, ariko hari n'ababikora ngo kugira ngo amukunde cyane aba ari watekereza iminsi yose. Gusa nta nzaratsi watanga nk'umuntu agukunda, umutwara ubwenge gusa akabaho akontororwa nawe, ariko bikunda. Ni hahandi buriya njyewe hari ibintu abarokore bavuga nk'abumva nk'icecekera ngo kanaka yasengeye umuntu aragwa. Nkibaza twe ko twajyaga dusengera ahantu kera bakagwa hasi kubera ibidayimoni, cyangwa uyu munsi nuko nta mbaraga zari zikubagusha hasi neza, umuntu ajyaga agwa hasi wamurambikaho ibiganza akavuga akaruka, akavuga amagambo akatura, akagira ngo utati bamburije kurongora. Njye hari umunsi nagiye kwigisha ahantu muri Gikongoro, hatwa Gikongoro Nyamagabe, n'ubahonda bakora umudugudu sinshaka uvuga, nta mpamvu ndagenda mpagurutse kwigisha, dayimoni irahaguruka ivugira mu mugore ngo uyu mugabo mwatumye afite umuriro mu kanwa, ntabwo ndi bumukire, ngo simbona amahoro. Abandi bati ngo haleluya, yaje ntibanceceka dayimoni. Ceceka Satani, ceceka. Turanga shitani bajya kumusengera, barakubita barangeganyeza, baranga batigira ngo ndaza. Mpageze ndavuga nti dayimoni sohoka. Ikintu yahise ambwira se amaze nitabona umuntu. Yakubwiye ngo iki? Uwo muntu rero byaramwisaba ubwo wowe uhageze, ntageze
ikubwira ntangira gusenga dayimoni namwe nabona ese kuri umugabo ngo nkaba nageze hepfo ihavuga mu izina ngo mbwira ukuntu hakora kandi uri umugabo niho yari iri niho yari iri mbwira numva rero satani intego si ukugukoraho intego ni ugutegeka ngo vamo mu izina rya Yesu ndagutegetse sohoka ntibigombera ibiganza byanjye hagombera ijambo ry'Imana ebana umudayimoni yarasohotse umugore avuza induru nawe urabyumva nyine ibyakurikiyeho ariko abandi bari batinye iki ntabwo ati ariko usundi ati nageze hano urahafata ute kandi muri abagabo mukora icyaha urumva umutego yaraguteze dayimoni n'abandi bari babitinye ndamubwira nti dayimoni ntigiye ntabwo nshinzwe gukoraho icyanjye no gutegeka kandi ndagutegeka mu izina rya Yesu ntabwo ari iryanjye Yesu wabamwe kureka ndasobaneye mugore ahantu yari gize nyine hose nyine ahuzuza rwose gahunda zose urumva kubera iki abantu barakuzinga nturongorwe bashingira ku mwenda wa mbere wagiye mu mihango abantu bamanika abandi hejuru y'ibiti ntuzigere ushaka umugabo bakamujunjamika ntamenye aho ibitekerezo by'isambu ikazamushiraho umugore bakamujunjika bakamuharika ntasobanukirwe umuhungu bakamugira ikigoryi ntamenye icyerekezo yari arimo bagatwara inyenyeri bakayiha abana babo amahirwe yawe yose akajya iwabo ugasigara uri aho ngaho igihuguhugu cyane buryo ubona usina umuntu ni mu biki hakaba n'abandi babikorera bakanabahisha bagasaba ko bahinduka abafite ubumuga budasobanutse uwo mwana ntajya abonwa akarindwa kubera ko baramucishirije kugira bikore bamenye ko mu isi y'umwijima satani afite imbaraga impamvu turinzwe nuko twubaha Imana kandi Imana ituzi ariko natwe babidukorera ese ari gihe badatega baratega tuzaba ariko tuzace mu kirere turabiri Bibiliya ikweretse ko hari habashitsi n'abashitsikazi abarozi n'abarozikazi ikweretse abapfumu n'abapfumu ikwereka n'abaterekera n'abajya gushika abantu bakabazana niba bashika uwapfuye akaza umuzima byabananira njyo kaza nyine nk'agahene bagiye kubaga ko kagenda karisha kikinagura katazi ko umushyo hirya hari yohari ibi bintu rero bigusaba ko uba maso ku kiganiro twaganiriye ejo narakubwiye ngo niba umubiri wawe wumva udatekanye kubera umuntu muhuye irinde kuruta kubitekereza cya kabiri abantu bihenda ko abinjira mu rusengero bose ari intungane oya burya urusengero ni nk'ivuriro hazamo abahita bavurwa bagataha hari abaza bakamara igihe barwariyemo hari n'abagwamo akajya muri moruge akaza yigenza akazataha atazi uko atashye rero mu rusengero ntabwo bose ari abakristo nk'uko ubyibwira nta nubwo bose bakijwe nk'uko ubyibwira harimo n'intumwa za satani be careful bamaso senga kwana ibaza impamvu bye bitagenda ibaza impamvu ushakisha bikanga ng'abana b'Imana bagiye gushengerera na satani ajyamo araza Nehemiya yavuze uriya murozi waga mu rusengero ngo yari umudamu mu rusengero kandi umuhanuzi w'ibinyoma nuvuga ngo buri gihe abashitsi n'abashitsikazi niba bashika uwapfuye akazamuka umuzima bizabatwara umwanya ungana iki kandi bafite imbuto bagukuyeho ijwi bagukuyeho ishusho bagukuyeho imvugo banagukuyeho n'igitambo kuba bagufite bibatwara igihe kingana iki ariko twebwe tugomba kurinda mu nzozi mwiyerekwa mu kimenyetso cy'umubiri n'uburyo bikubayeho ugomba kuba maso gatsinda urwo rugamba karya ukumve irahari kanywa ukumve urahari junjama urahari sinzi ubucya irahari
indaramabuno zirahari, isombe zirahari, n'ubugome bene Satani barabufite. Kandi ubwo bwami bw'umwijima bukorana na Satani butagira icyo ugeraho. Niyo mpamvu rero bene uwo muntu ukwiye kumusenga, ariko habura iki. Umuntu avuga ati nanjye simbizi. Hakabamo noneho n'ubwesikoro baguha nk'agafu k'indagara, umuti witwa imukunde, reka ibyo ntibikunda. Abandi bagukubitira mu mbaraga zo mu kirere, yego, mu gushika, mu guhanana, mukagira so Imana ibampera umugisha. Urakoze cyane. Ubutaha tuzaza tureba ukuntu twabyigobotoraho. Kubyigobotora ni ukubanza ukabimenya, yego. Kabiri ni ukumenya uwabigukuraho. Gatatu ni ukumenya uko byagukurwaho, yego. Buri kintu cyose n'ikiguzi cyacyo, yego. Murakoze cyane. Murakoze.